njye ntangazwa no guhamagara kw'Imana uburyo la majorite ihamagara abantu bari mu byaha bakabirekeshwa no guhamagarwa, yego ikabeza ikabakoresha. Kwera kw'Imana ntikurashira, n'uyu munsi kurahari. imbabazi z'Imana ziracyabaho. Yego Njya kukuvugiriza induru nkande ko itakwishe. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Nimugira amahoro ya Kristo Yesu. Njye ni Marcel nk'ibisanzwe tubana ku ijwi ry'umukanguzi. Turi kumwe na mwene data Aniseti na Jeanne Kwizera uri kudufasha muri ibi biganiro. Kandi ntabwo turi twenyine, namwe turi kumwe. Biratunezeza cyane iyo tubonye mwanditse muri comment, mugakora share, mugakora na like, bitwereka ko tutari twenyine. Nimuze twese dufatikanye twubaka ubwami bwa Kristo, hanyuma mu gihe gikwiriye tuzasarura amakamba ahagije mu bwami bwa Kristo. Anise muri amahoro? Ku ruhande rumwe mu bugingo ndi muzima no mu buryo bw'umubiri, yego, ariko mu buryo bw'umuhamagaro turi mu ntambara zitoroshye. Ni intambara zitoroshye. Yego, gusa ntago bitubujije amahoro, nubwo bitubuza umutuzo, kuko kudakora umurimo w'umwami Imana kudakora umurimo w'umwami Imana nk'uko bikwiriye nicyo kintu cya mbere kinstressa kuruta ibindi. Yego. Ubwo amato yombi ntiyaba yuzuye. Yego, amato yombi kuba amato yuzuye ntibivuga ko burya abantu bazi ubwato, aya mato manini, yego, burya agira moteri irenze imwe. Yego. Noneho birumvikana ifite n'amafani nayo arenze imwe, ibi twita amavandarateri, ibi bita vandarateri. Yego. Kuba rero ubwato bwuzuye buri no kugenda ntibivuze ko hari fani ishobora kuba itari gukora. Yego. Yego. Mu ntambara zirimo umuhamagaro nk'uko mubivuze, ni iki mwakora kugira ngo mwikure muri zo? Ntacyo. Yego. Ntacyo. Nta kintu na kimwe njya nkora ngo nikure mu ntambara z'umuhamagaro, ahubwo ndeba ko ntari kuzira ukuri. Yego. Ubundi hari ukurengana no kuzira ukuri. Kurengana burya ni ugukiranuka, hanyuma kuzira ukuri ni uguhanirwa gukiranirwa. Yego. Ko Yesu yaravuze ngo bazabarenganya babampora, muzishime cyane munezerwe. Yego. Iyo bigenze bityo rero ibyishimo byacu biragwira mu mwami, nubwo duhagarika umutima kuko haba habaye inkomyi ituma tutagera kuri bene data. Yego. Twagusaba imbaraga mu buryo bw'umwuka, Imana ikagukomeza. Hari intambara Abisiraheli bajyaga barwana, ngira ngo nawe warayisomye warayumvishe, ngo ni Dawidi wamanuraga amaboko, ni Mose yamanuraga amaboko, Abisiraheli bakaneshwa, bamutera inkingi intambara bakayitsinda. Uyu munsi iyo ntambara ya Mose iracyashoboka ko Imana igizana Uri na Aroni bafata abantu mu maboko. Yego. Ariko ikintu kiriho, umuntu ashobora kugufasha mu mbogamizi rusange. Yego. Zishobora gutuma ivugabutumwa ritagenda neza, ariko ntashobora kugufasha mu karengane uri guhura nako. Yego. Mu buryo bw'ivugabutumwa, ko ivugabutumwa nituvuga akarengane ntimugire ngo hari igikuba cyacitse. Mugire ngo hari igikuba cyacitse, sinzi niba ari ngombwa kubyerura. Murabizi ko twari dufite amasengesho y'iminsi 7 yo kujya dusenga iyo minsi 7, ariko tugakoramo amateraniro mu byiciro by'amasaha 2 twari twagennye ku munsi. Hari inkomyi nyine yabaye, yatumye ayo materaniro adakomeza. Iyo nkomyi rero mbona ari uburyo Satani aba ari gukoresha kugira ngo arwanye abantu babohokaga, bari bari kwizera bigendeye mu ijambo ry'Imana, ariko birakemuka. Biraza gukemuka, bitanabaye ngombwa ko bikemuka mu buryo bumwe, umuntu yabikemura no mu bundi buryo. Ko hari other method, hari ubundi buryo, andi metode byakorwamo. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo witinye we gucogora, nahinduka aragukunda, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Amen. 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 Imana ishimwe. Bene data turi kumwe muri aya materaniro cyangwa muri iki kiganiro, reka mbabwire ko tujya duhura n'intambara z'uburyo butari bumwe cyane. Ariko muri izo ntambara
Kristo aba ahari cyane ko tuba turi kurwanira ukuri. yego Ntabwo ari twe twenyine, n'abatubanjirije niko byagenze, barwanira ubutumwa bwiza kandi bagera ku ntsinzi, ariko ngo barebaga irembo rifunguye kandi niho batahaga. Ba Stefano bagiye babatera amabuye, bakabagira bate, bakabica urupfu rutandukanye, ariko bakabona ijoro rikinguye. bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Aho hera, aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha. Reka nongere nibutse bene data ko ubutumwa buri mu ntambara. Hari igitero baririmba bakavuga ngo mwibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho, nukuri yatangiye umurimo ni nayiza usohoza. Amen. Imana ishimwe. Bene data muri kugeragezwa kubera ubutumwa bwiza, mwagiye muhura n'intambara z'uburyo butari bumwe, wabahereza mikoro mwavuga uburyo mwagiye murenganirizwa ubutumwa bwiza, ariko ni ibyanditswe byera. Ariko turabizi ko nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'intambara, nyuma y'imvura, imvura izahita, izuba rizarasa, natwe tubona umucyo. Yesu aduhana umugisha. Reka n'ubundi tubasabe rero n'ubundi mutuyobore mu isengesho tuganire. Mana y'urukundo, uri Imana y'agakiza kacu, tugushimiye ko wadukuye mu mwijima w'icuraburindi, uratuzura uduha kubaho, maze kuduha kubaho uduha umwuka wera nk'ikimenyetso cy'ingwate y'uko uzaza ukabana natwe. None ubwo dufite umwuka wera turi kumwe nawe, dufite ibyo byiringiro, izina ryawe nirishimwe. Turi mu isi dufite igihe kinini tugifashe mu ntambara, ariko ujye utudwanirira. Ibitekerezo byacu nabyo ubwabyo ni intambara, imibereho yacu nayo ubwayo ni intambara, n'inshingano nazo ubwazo ni intambara, n'umuhamagaro nawo ubwawo ni intambara. Muririmbyi yaravuze ngo ntabwo hazabura intambara keretse Yesu atsembyeho ibyaha n'urupfu. Ariko ubwo bitarashira, duhamya tudashidikanya ko nawe imbaraga uturwanishiriza zitararangira, kandi ntizinavaho, ntizikuka, ntizihinduka. Niyo mpamvu tukwiringiye nk'umwami w'umutabazi. Rengera rero intore zawe zikwambaza amanywa n'ijoro, igitondo n'umugoroba, ugutabaza arira umusubize mu ijwi rituje kugira ngo umuhe ibitwenge. Ugutabaje mwami nyaguhora ku ngoma, ari mu byago n'amakuba, ibigeragezo by'uburyo bumwe ndetse n'ubundi. Twibutse ijambo ryawe ko ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ari byinshi, ariko nyamara ujye udukiza muri byose. Haleluya. Tugirire neza rero, dukize muri byose kubw'ubuntu bwawe, none n'iteka ryose tubyambaje. Amen. Amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. Twari dufite amasengesho y'iminsi 7 nk'uko twabitangarije bamwe, ngira ngo uyu munsi turi gukora ikiganiro ni kuwa mbere. Yego. Twari dufite insanganyamatsiko iri mu bami ba mbere, yego, ibice 8 umurongo wa 29. Reka mpasome. Yego. Aravuga ngo kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, ariho wavuze ko uzashyira izina ryawe ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aha. Ni insanganyamatsiko twari dufite. Yego. Anise, igihe cy'Abisiraheli babayeho Imana ituye mu ihema. Yego. Imana yabaga mu ihema, kuko hari inkuru nyinshi ziri muri Bibiliya uburyo Imana yagiye ibwira Abisiraheli uburyo bakwiye kubaka ihema. Ngira ngo mwagiye musoma ayo makuru. Igihe
cy'ihema rero kivuyeho sinzi niba ari cyo gihe hasimbuweho na rwa rusengero rwari Yerusalemu Salomo yubatse. Yego niko ibihe byagiye bigenda. Salomo amaze kubaka urusengero, rwa rusengero ruhenze, ngira ngo Dawidi niwe wari ufite icyo cyifuzo cyo kubakira Imana inzu. Iyo plan Dawidi wayikoze. Imana iramwangira. Mbo ku mpamvu wenda abantu benshi barabizi ikintu cyatumye Imana itemera ko Dawidi yubakira Uwiteka inzu, ariko amuganga iryo sezerano nzarikomereza mu Mungu wawe. Abantu barabizi tuganire. Nibyo abantu barabizi, ariko bazi iki? Ubundi utekereza ko ari iki cyatumye Dawidi atubaka inzu y'Uwiteka? Njyewe ntekereza ko ikintu cyatumye Dawidi atubaka inzu y'Uwiteka ari uko atabaniye Imana. Reka mbivuge muri ubu buryo. Yari yaramennye amaraso. Yes. Atariho urubanza. Yego, yamennye amaraso atariho urubanza, ibiganza bye byanduye, kandi nyine Imana ntagitura ahantu handuye. Ahantu handuye. Mu magambo make ntaguciye mu ijambo, turi kuganira. Yego. Twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kuba urusengero rw'Imana, rw'Uwiteka. Yego. Ubundi mu buzima busanzwe umuntu wese uriho, yego, ntabwo turiho ngo dutware amamodokari, ntituriho ngo dutunge ibyo dufite. Yego. Nubwo tubaho tworoherezwa nabyo. Yego. Buri muntu wese uriho ariho kuko Imana yagize igitekerezo cyo kumurema mu buryo bubiri. Bwa mbere kugira ngo umuntu w'umubiri agaragaze gukiranuka kw'Imana yera. Amen. Noneho gatatu kabiri ahimbaza Imana. Muririmbye yarabiririmbye aravuga ngo yaturemeye imirimo myiza, ariko kugira ngo tuyihimbaze nyine twaremeye kuramya no guhimbaza Imana. Noneho ibindi biriho ni ibifasha, kuko ntiwatunga imodoka itagira esanse, ntiwayitunga utayijyana mu kinamba, benshi baranazisimoniza. Yego. Impamvu mbivuze ni iki? Niba dushobora kwita ku bikoresho bidufasha. Yego. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, Imana siyo yananirwa kwita ku gikoresho cyayo cyo mu buzima bwayo bwa buri munsi. Ahubwo itandukaniro, ibikoresho byakozwe n'abantu ntibigira ubwenge, ariko ibikoresho Imana yakoze byo bigira ubwenge. Yego. Ibikoresho byakozwe n'abantu biyoborwa n'abantu, ariko iby'Imana yakoze byifatira imyanzuro. Yego. Icyo kintu kirumvikana. Nta muntu wari wajya gutwara imodoka ngo imubwire ngo singenda, keretse iyo irwaye. Uhamagara umukanishi akayikora ukagenda. Ariko umuntu waremwe n'Imana, Imana iramubwira ngo genda ujye kunkorera, umuntu akayiha izindi mpamvu. Mfite umwana kandi uri igikoresho, genda ujye kunkorera. Oya, nzaba ndi mu kazi. Genda ujye kunkorera, nzaba nagiye Dubai. Juste ni icyo igikoresho, kuko turi ibikoresho by'Imana. Sibyo? Ni umuntu wenyine ujya ukomplayininga ku muhamagaro w'icyo yaremewe. Icyo mbivugiye ni iki rero? Mbivugiye kugira ngo tuganire kuri urusengero no kuba urusengero rw'Uwiteka. Uru ni urwo Salomo yubatse. Yego. Kuri planification ya Dawidi, ko niwe wari ufite plan. Nubwo ari Salomo warwubatse, tubanze dusubire inyuma turebe ubundi Imana yashakaga iki. Yego. Twese tuzi ko urusengero rwa mbere ari uru nyine. Yego. Ariko mu by'ukuri urwa mbere ni narwo Imana yashatse ko ruheruka. Ko urusengero rwa mbere rwari ihuriro ry'Imana na Adamu. Yego. Igihe bari bafite ubusabane, kuko Adamu nta rusengero yagiraga. Yego. None se wakibaza, si Dawidi wubatse urusengero rw'Uwiteka? Salomo. Reka turebe plan ya Dawidi, ko Dawidi yateguye ibikoresho areba n'ikibanza. Yego. Salomo ashyira mu bikorwa. Mbere yaho basengeraga he? Mbona ikintu umuntu yakwibaza. Ni muri ya mahema. Yego. Sibyo? None se mbere y'amahema ba Enoke ntibasabanaga n'Imana? Yego. Ntitwagiye tubona se Abraham asabana n'Imana? Ibyo turi kuvuga, reba, hari ba Melikisedeki basabanaga n'Imana. Birasobanuye ngo uru rusengero tubamo duteraniramo abantu bazi bita inzu y'Imana. Yego. Ni ukugira ngo Imana iduhurize hamwe, duhuze ibyiringiro byacu, nubwo dushobora kuhayobera.
yego dushobora kuhayoborerwa cyangwa tukahayobera, kuko kuyoba nyako ni ukuyoborwa n'uwayobye. yego noneho kuyoboka nyako ni ukuyoborwa n'uwayobotse, yego cyangwa se kuyoboka ukwiriye kukuyobora. Iyo tuvuga urusengero, njyewe nzitekereza muri ubu buryo. hari urusengero nk'ihuriro ry'inzu y'abizera, yego nizi twubaka tugatanga amakontribushoni tukubaka. hakaba n'urusengero nk'ihuriro ry'umwuka w'Imana n'imitekerereze y'abantu. yego urwo rusengero ni umubiri. Yesu yaravuze ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe. ikintu giteye ubwoba ni uko urusengero nk'inzu rwubakwa n'abantu, yego noneho n'urusengero nk'umubiri narwo rutegurwa n'abantu. ikigaragara mu mutima wa Dawidi harimo ubusabane bwe n'Imana, yego ariko Imana iramunenga amaraso yamennye ya Uriya n'ibindi byaha, ariko hagaragara icyo. reka turebe icyo, ku buryo Imana ireba. ikintu kintera ubwoba kuri ibi bintu, Imana isanduka y'Uwiteka iri mu icumbi, yego iri muri risike zone, reka mbyite gutyo, reka mvuge ko iri mu manegeka. Dawidi aravuze ngo sinzaryama mu nzu ntarabonera Imana ubuturo. noneho Imana yanga ubuturo Dawidi yubatse, kandi Dawidi afite intego nziza yo kutaryama no kudasinzira atarabona ubuturo bw'Uwiteka. aravuga ati ntibishoboka. yego noneho tuganire kugeza ubwo Imana yanga ko Dawidi ayubakira ubuturo, ariko ikemera amasengesho ya Dawidi n'intego ya Dawidi Imana irayemera, n'ikibanza agiye kubakamo n'ibikoresho Imana irabyemera. kuko uru ni urusengero rwubatswe hatabayeho kontribisiyo. nubwo habaye amaboko, ariko batwereraga umwami, ntibavugaga ngo zana 5, zana miliyoni, zana ngahe. Salomo yubaka, bubatse inzu y'Imana. ntabwo turi buze kubidevelopa uburyo bubatse, ntabwo mbitindaho. sinza kureba ku rusengero rwo kwa Ezira no kwa Herode, oya, ntituzirebaho izo nsengero, kuko sizo dushaka kuvuga. dushaka kuvuga hejuru yo kuba urusengero rw'Uwiteka. noneho ikindi dukwiriye gutekereza ko twebwe dukenera urusengero, kuko hari icyo dusaba Imana. Imana yikeneye urusengero ikoreramo iki? isabaniramo n'umuntu wayo. tekereza kugera ku rwego, ubundi nitubivuga Imana niyo izi icyo twita decentralization, kwegereza ubuyobozi abaturage. niyo ibizi kuruta abandi. kuko ku rusengero rw'i Yerusalemu habaga abatambyi n'ibyo, hakaba abakumirizi n'abaririmbyi. noneho abantu bava i Yerusalemu bakajyana akanyamuneza n'umunezero w'aho ngaho n'ibihe babifite muri bo, bikibagirana bitewe n'iminsi bamaze bajya i Yerusalemu. ariko Imana ibona ko mu rusengero rw'i Yerusalemu ari kure, ibona ko ari kure y'abantu n'Imana. ibona kuva aho bajya i Yerusalemu ni kure, kandi ishaka direct ntishaka indirect. Imana iravuga ngo reka imibiri yabo nzamanura ihema ryanjye ribe muri bo. yego bazaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba Imana yabo. noneho Bibiliya ikomeza ivuga uburyo Imana yabidevelopye aho ngaho. iravuga ngo bazaba abahungu banjye n'abakobwa banjye, nanjye nzaba se. Imana ishimwe. rero bavandimwe, ikintu ushaka kureba ni kimwe. kondisiyo ya mbere kugira ngo urusengero rwemerwe ni uko umwubatsi w'urusengero agomba kuba yejejwe. abantu benshi
amen. abantu benshi ni abahanuzi, abantu benshi ni abanyempano, Yego. abantu benshi ni ababwirizabutumwa, ni abapotre, dufite ba apostles benshi, sibyo? Dufite ba archbishop, dufite ba monsenyeri. Ariko uwejejwe ufite urusengero rw'Imana muri we ni bake cyane, ni bake cyane. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, reka sinizimbe mu magambo kuko sinjye uyoboye ikiganiro, ariko bene data mukwiriye gupfukama mugasenga, mukarekeraho kuganira n'Imana iri muri aniseti. Yego. Aho ni kure yawe n'Imana. Ukwiriye kurekeraho kuganira n'Imana iri muri Jene Kwizera. Yego. Ukwiriye kurekeraho kuganira n'Imana iri muri Marcel. Ahubwo Jene Kwizera akaganira n'Imana iri muri we. Marcel akaganira n'Imana iri muri we, Aniseta akaganira n'Imana iri muri we, sibyo? Nawe udukurikiye ukaganira n'Imana iri muri wowe. Kubera iki? Ni wowe rusengero rw'Imana. Ntukwiriye kubaho mu bihe ujya gusura Imana y'abandi. Nibyo. Gutakaza kuba urusengero rw'Imana bituma dutunga Imana mu mateka, tugatunga Imana yakoze imirimo, ariko uyu munsi ntaho dukorana nayo. Tugatunga Imana, beneda, abantu benshi bafite Imana y'imirimo, ariko Imana y'agakiza ntayo. Kandi Imana y'imirimo muyisangiye n'abakoresheje ubwenge bakagera ku byo mwagezeho, hari Imana yabivuze. Imana y'imirimo kumbwira ngo warubatse, abenshi bubatse ntabwo Imana yabivuze. Kumbwira ngo wakoze mariage warakuze, ni ukuri hari abantu benshi si Imana yazivuze, ntabwo ari Imana yazivuze abenshi, sibyo? Kumbwira ngo hari icyo wagezeho, iyo ni imirimo rusange. Impamvu ntabwo tubitesheje agaciro, ni impamba y'urugendo. Ariko isezerano ryose muzi mutazasohorana mu bwami bw'Imana rirangirira inaha, n'abatizera bararifite. Nta muntu uzajyana ubutunzi mu ijuru, ariko agakiza niko kazatuma dusohora y'amahoro. Amen. Ibyo rero biri mu muntu wabaye urusengero rw'Uwiteka. Amen. Tutarakomeza ngo tugere kure, tuvuze kuba urusengero rw'Uwiteka kuko niyo ntego dufite. Anise, pasiteri cyangwa umuvugabutumwa, umushumba runaka, ni gute akwiye kubwiriza uyu muntu akakira ko akumva ko ari urusengero rw'Uwiteka, akakera ku kigero cyo kubyumva? Ntabwo uyu mwanya sindi buze gukora kuri iyi topic, tuzayikora mu kindi kiganiro. Yego. Ariko niba hari ikintu mukwiriye kwiga kumenya, yego, dukunda kubivuga ku ijwi ry'umukanguzi. Mumbabarire, ndakoresha ikinyarwanda gisa n'ikigoranye, ntawe ngambiriye guhangana nawe. Yego. Ariko Imana ntikeneye nge nawe, ikeneye wowe. Njyewe njyenyine. Ntabwo ikeneye nge nawe ngo tujyane. Ikeneye wowe n'igihe nge nanze. Ikeneye wowe n'igihe nge ndashobotse. Yego. Ikeneye wowe n'igihe nge ndinda koreka. Mbibabwiye nka mwene so muri Kristo Yesu wahamagariwe umurimo w'ivugabutumwa. Nitubabwiriza ubutumwa, narabibabwiye, iyo ndi gusoma Bibiliya ndi kubwiriza ntabwo nshyiraho full stop. Yego. Hajya hakitso kuko hirya y'iryo hishurirwa hari undi uzaza agahishurirwa agakomeza akabwiriza. Yego. Ariko nimutekereze ngo Aniseti ni umuntu, nawe uri kunyumva uri umuntu. Yego. Twese turi ibiremwa. Njyewe njya nicara kuri kamera mfite ibibazo biruta ibyabo ndi gusengera. Nibyo. Mfite ibibazo biruta iby'abantu ndi gusengera. Mbabaye kuruta abo ndi kubwiriza. None ikintu gitangaje, bo banshakamo ihumure, kandi ari njye udahumuritse kubarusha. Yego. Ni iki gituma dushobora kubona umunezero utuma dukomeza abo bantu bakabona ihumure? Nuko twirengagiza ibibazo byacu. Si uko bidahari, nuko twirengagiza ibibazo byacu. Akantu gato rero mbivugiye ni akahe: Imana igukoze ku maso ugasura situwasiyo ya Aniseti. Yego.
wacogozwa n'ibibazo bindiho. N'ibibazo bindiho bishobora kugucogoza, Aniseti se yakoze ibyaha byagenda bite? Yakoze ibyaha byagenda bite? Muzi impamvu abantu benshi batacyemera gusengerwa n'abahanuzi? Yego. Burya si uko babahanuzi bavangirwaga, ahubwo nuko babahanuzi basabaga bo basengeye. Barabasabye. Noneho abantu bashaka kuba umutwaro w'abahanuzi, ariko bo ntibashaka ngo abahanuzi nabo bababere umutwaro. Nkwikorerera ibyawe, ariko ibyanjye wowe ntubyikorere. Nuko abantu bari. Niba ari uruguma rw'amateka rutuma iyo wikoreye ikibazo cya mwene so nawe utonekara, ku buryo ukihunza ugashaka abagutwaza icyawe wowe ntabo watwaza, simbizi. Mbivugiye iki rero? Nimwige gutunga Imana yanyu personeri, atari iyundi. Noneho ahubwo dusangire amakuba yo mu mwami mu gihe twahuye n'ibigeragezo by'uburyo bumwe butari ndetse by'uburyo butari bumwe. Noneho dusengerane, ariko wowe ntunyizere, ahubwo unyizereremo muri Kristo Yesu. Kandi nimvuga igihabanye na Bibiliya n'ibyanditswe, ushaka wijya impaka ntuka muri komenti, menya ko Imana iguhishuriye uwo ndi we nushaka utuzi. Niba ushoboye gusenga gusengere. Niba ushoboye gusenga usenge, unsengere, cyangwa se nawe wisengere. Ariko nshuti z'umusaraba, nimurekeraho gutunga ibihe byiza by'ibirahurano. Kuko ibihe bijya byimuka mu bantu. Ibihe byimuka muri pastori na profete, bibimukamo. Muri covid hagati turi mu lockdown, twakoze ikiganiro kuri radiyo imwe, nari kumwe n'umukozi w'Imana umwe, abantu bari kuvuga ngo nyuma y'ibi bihe hari ububyutse, n'abahanuzi barabihanura. Ndavuga nti ntabwo ibihe byo guhemburwa n'Imana bizanwa n'amakuba, bizanwa n'ubusabane umuntu agirana n'umwuka. Kandi abantu benshi niko babivugaga. Turi kuva muri lockdown, twongeye gufungurirwa gusenga, sibwo abakristo banze kujya mu nsengero. Barazanze, ntibongeye gusubirayo. Abahanuzi ntibari bari kutubwira ngo nibwo ububyutse bugiye gusubiraho. Nyuma yaho se ububyutse ubu burahari? Ububyutse ntabwo. None se ububyutse nibyo murakoze. Ububyutse ntabwo buzanwa nuko insengero nyinshi zifunguye. Duherutse kujya ahantu, ngira ngo uwo munsi niwo wari umwigisha mukuru. Nabikubwiyeho turi gutaha, ndakubwira ngo narinzi ko byibura ko ubwo insengero zifunze muri iyi zone duherereyemo hakaba harimo urusengero rumwe, byibura abandi noneho babonye uburyo bwo kujya gusenga, urusengero rukaba rwuzuye noneho. Kuko noneho niba ari ubushomeri bw'insengero zifunze, ariko noneho hakaba ari urusengero rumwe rufunguye, kandi muri ako gace ari ahantu hatuwe, ndavuga nuko byagenda kose ruraza kuba rwuzuye n'abandi bicaye hanze. Ariko nge ntungurwa no kugerayo nsanga ahubwo abana aribo bibereyemo, nta bantu 50 bakuru bahari. Noneho nkibaza nti ubwo bubyutse koko se ubwo buzaboneka ari uko izo nsengero zihari? Niba hari urusengero rumwe abantu akaba ari bwo bameze nk'aho Imana bayiteye umugongo, ubwo bubyutse buzazanwa nande? Abantu benshi mu Rwanda bari bazi ko ubwinshi bw'insengero ari bwo bubyutse, ariko burya bwari ubwinshi bwo kuyoba, kubera impamvu yiyi. Abantu benshi bagiraga ikibazo mu macaci yabo, nibo bigumuraga bashingiye ku mpano bafite, bakajya gushinga amadini. Noneho amadini yaba menshi tukagira ngo ni ububyutse Imana iri guhamagara abakozi, ahubwo nabivumbuye basohokanye nabo bumva na kimwe, tukagira ngo ni umurimo w'Imana uri kwaguka, tukagira ngo ni umurimo w'Imana wagutse. Ni system iba yanze. Noneho nkuko Marcel bivuze, ubu uyu munsi insengero ari nkeya, nibwo zakuzuye, nibwo zambaye ubusa. Bamwe bari muri za zindi zifunze bakagiye muri nke zifunguye. Ariko kugira ngo umenye ko abantu nta n'igicaniro cy'umwuka kibarimo, abanyamasengesho benshi basenga Imana imwe,
yego amadini menshi ahurira ku mana imwe ariko ntahurira mu rusengero rumwe yego nk'inzu. Imana ishimwe ko yashyizeho rero n'umubiri nk'urusengero rw'umwuka kandi rwemewe noneho nk'urusengero rw'umwuka, kuko nujya hariya ni umubiri tujyana yego wagendewemo ibitekerezo byubaha Imana, kuko tuba tugiye gusabana no kuramya Imana. Noneho ikintu gihari rero, bera b'Imana, nshuti z'umusaraba, nari ngendereye mvuga ibyo kugeza uyu munsi. Nyuma y'insengero nta bapasitori muzi baguye benshi, ba porofete benshi. Noneho niba bahari rero bagwa, harya umuntu wari ubizeye wameze ate? Ameze ati niba urufatiro rwari porofete. Nimugoroba hari umuntu twari turi kumwe, mu by'ukuri ntabwo njye ndi umucamanza, njyewe bakristo nshuti z'umusaraba ntimumbureyiminge, njye nsanze umuntu ntemeraga ko yagwa mu cyaha, yego nsanze ari kugikora, sinanahamagara n'umwungirije. Umwanya wo guhamagara ku karubanda sinahamagara n'umwungirije. Bibaye ngombwa ko uri bumubone, naza nkayobya wowe utarayoba, ugahindura inzira. Anisete uteye uko, ariko hari abandi twakwita abakozi b'Imana n'abavugabutumwa bashinzwe kugenda bacunga bene abo bantu babaye ngo babone uburyo babasebya. Nyine hari abantu muri iyi nzira bameze, uzi igikoko twita ikinyamushongo, yego ahantu hose kinyuze gitambutse inzira kihasiga umwanda, kihasiga umwanda. Hari abantu bakurikirana ibyo, ariko ntabwo ariko kuri k'ubutumwa bw'Imana. Umva uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo ni umuririmbyi yaravuze ngo nk'uko ibuvazuba n'iburengerazuba hitaruye kure cyane, niko yajyanye n'ibicumuro byacu, sibyo? Niba ibicumuro bya Aniseti Imana yarabyikoreye ikabijyana iyo, ntabwo yananiwe kwikorera n'iby'uwo wundi nsanze yaguye. yego njye ntangazwa no guhamagara kw'Imana, uburyo la majorite ihamagara abantu bari mu byaha bakabirekeshwa no guhamagarwa, yego ikabeza ikabakoresha. Kwera kw'Imana ntikurashira, n'uyu munsi kurahari. imbabazi z'Imana ziracyabaho. yego njya kukuvugiriza induru nkande kwitakwishe, kwitagukenyuye ngo ushakaho iki. Tuganire. Njyewe nsanze uyu muntu ari gukora icyaha, ntabwo namuteza abantu. Ntuzigera wumva nanicaye ndi kuvuga ngo runaka yakoze ibyaha. yego Uwo mwanya ntawo mfite, kuko twebwe turababwiriza butumwa bwiza. yego Cyokora umwiza namutakazaho igihe ndi kumushima, ariko umubi ntacyo nzamutaho muvuga. yego kuko ningushima nzaba ndi kukumotiva. Mfashe na ba bandi batabonye uburyo bwo kukuvuga, yego nabo mbaruhura umutima, sibyo? Ariko ikintu gihari, niba tuzi abapasitori benshi, yego tuzi abavugabutumwa benshi, tuzi abari bafite umuhamagaro benshi baguye. Nimugoroba ahantu narindi kumwe n'umuntu umwe, twaganiriye tugera ku rugero rw'abantu b'abanyamuhamagaro twari tuzi twabavugagaho, ubu uyu munsi ni abaririmbyi beza. Umugore ni umuririmbyi, umugabo ni umubwirizabutumwa, ni n'umuhanuzi. Baba mu gikundi cy'abasinzi, nabo ni abasinzi. Twari tubikuriye ku muntu ufunze azira urumogi. Urumogi by the way yari umukristo, yari umubwirizabutumwa s'il vous plaît, arafunze azira urumogi 17 azira urumogi. yari umubwirizabutumwa. Pawulo yigeze yahugura abigisha bamwe, arababwira ngo nimuhagarara imbere y'abantu ntimugase n'abatera waraza. yego Iryo jambo ry'Imana ntimurizi? Ntimugase n'abatera waraza. Gutera waraza ni iki?
ni ukubwira abantu ibyo utemera ukabihamya ubahagaze imbere. Niyo mpamvu njya mbabwira nti ntabwo twigisha ijambo ry'Imana twize, twigisha iryaduhinduye yego tukarihinduza abandi. yego niko kudatera waraza. None umuntu wizereraga muri uyu muntu akamwizera nk'umukozi w'Imana, akamuha akagatike uti muhanuzi ngwino tujyane ikanyarira, ngwino unsengere mu rugo, yumvise bamufatiye urumogi yatekereje iki? Nose muratekereza yararuranguje iki? Yaruranguje amafaranga bamuhaye avuye guhanura, ya yandi niyo yakoresheje arangura urumogi. Utekereza se ayo uyu we yaguze icupa we yavuye he? Ayakuye namwe bamuhaye avuye mu ivugabutumwa. Yes, kandi abayamuhaye bari guturira umukozi w'Imana. Uyu muntu nimuhura yasinze cyangwa ukajya mu nama y'ubukwe, ko dusigaye tuzikorera ahantu hasa naho ntazi ibyatubayeho, nujyayo mu nama y'ubukwe ugasanga bari kumukubita yabuze ayo yishyura. Harya hahoze umurenge wa Kamembe, twigeze twajya gukurayo umukozi w'Imana, reka mvuge gutyo, w'icyamamare. Yasinze, yari yananywereye amafaranga menshi, tujya kumukurayo turishyura. Biba ngombwa ko icyo gihe itangazamakuru ryari ku ma YouTube byari bitaracyara cyane, ariko abantu baramufotoye kugira ngo tunafasha. Turangije turavuga uti buri foto mwafotoye turagenda tuyigura, muziduhe tuzisibe. Urumva kubera iki? Urusengero rw'inzu nk'ihuriro rwanduzwa n'ibirenge, yego bakarukoropesha amazi. Rwanduzwa n'ibiganza byakoze ku irangi, bakahasukurisha irindi rangi. Rwanduzwa n'utwanda twagiye dutamo tukadutoragura tukadusohora. Ariko urusengero nk'ihuriro ry'umwuka mu mubiri rwanduzwa n'iby'amatwi yumva, rukanduzwa n'iby'amaso areba. Aho kugira ngo rero wowe utageze muri ya nzu nk'urusengero nze kugusenyera urusengero rwawe rw'umubiri, ndusenyeshe kukubwira ibyo nabonye bitakuriho, si we wabikoze ngo ndi kuguhugura, nze kukubwira ibyaha by'abandi, byemere ko njyewe mbaye intumwa ya Satani yo kuza kwanduza urusengero rwawe, kuko ndi gufata inkuru yanduye nkayishyira muri wowe, aho kugira ngo rero nzagibweho n'urubanza no kuguhumanya. Naceceka, bintwaye iki? Rero bera b'Imana, Marcel yarabajije ngo niki pastori yakora? Marcel, kirahari kugira ngo yumvishe umuntu ko akwiye kuba ari we rusengero. Kirahari. First of all ni ukubaha Imana. Kabiri, pasiteri nawe akumva ko ari intama muri uru rwuri. Nubikora nk'umuyobozi w'abandi uzayoba, kuko abo uri kuyobora ntuzi aho uri kubajyana, ntaho muzi, ntimuragerayo. Uhazi n'umwe, ni Kristo. Yaratubwiye ngo ibyo numvanye data nibyo mbabwiye, namwe muzavuga ibyo nanjye munyumvanye. None se ko ibyo uvuga ari byo tuvuga, waretse tukagumana isano yo muri Kristo Yesu, kurobanurwa kwawe ntibihinyurwe, tukakubahiramo ko Imana iguhamagariye kuba intama nkuru mu zindi, ariko mu by'ukuri utireherejeho abantu, utabihamagariyeho. Nibura ukabahamagara ubamenyesha Kristo. Nkunda kubivuga buri munsi, nkunda kubivuga. Niba ubona duhari, tujya tunabiganira. Nubona turi kubwiriza abantu mu rusengero, twebwe serivisi dushinzwe twayitanze, ariko ntugire ngo abo twahaye serivisi yo mu rusengero bo bazaduha iyo hanze. Ntibizakunda. Uzabitekereza ubirebe. Ushobora gusanga umuntu musengana ni mwene so, ugiye kumusaba serivisi runaka akakugora, akakugora nshuti yanjye, ari mwene so muri Kristo Yesu. Noneho hari uwigeza mbona tutavuganye ntamuvugishije, arambwira ngo ntubyitwaze. Utavuze ntavuze, yabanje kuguhabura hakiri kare. Arambwira ngo ntubyitwaze. Ndamwira ndi umunyarwanda, ibyo nje gusaba hano ndabyemererwa, bimukurikije amategeko akugenga. Ushingire ku burenganzira bwanjye, urekeraho kumbwira nabi,
ariko ntituravugana. Ntiyambwiye Yesu ashimwe. Noneho utekereza iyo duhurira mu bugenzacyaha ubwo byari kugenda bite? niwe wari gucira urwa mbere. None kandi mugirire neza bose, ariko cyane cyane abo mu nzu ya so. Yego. Ibyo birabareba. Uzi ko njyewe ngiye kugura mu maduka menshi, ngiye guhahira ahantu henshi, ngasangamwe abantu banzi bakampobera Anise turakuzi, utubwiriza neza, Imana iguha umugisha, dukurikirana ijwi ry'umukanguzi, waje kutubwiriza aha n'aha, ku giciro basanzwe batangira ikintu n'ubundi bakampenda. Yes, akaguhenda bien. Uzarebe niyo mpamvu ntajya nsubiza abantu bansuhuje. Umuntu wansuhuje tugiye guhahirana, yanciye amafaranga menshi simusubiza, ndasohoka nkajya kugurira uwo ntazi. Kuko nibura reka tujyadiriye nawe, we ntitumenyeranye. Ariko undi wimbwira yo waranguje no gushyiraho n'indahiro, wowe wishyiraho indahiro, unguka yo ugomba kunguka, ariko wikabya. Umucuruzi rega, umucuruzi aba yakubonyemo. Agereranyije se n'ayahe n'ayaduha, nagereranye n'ayaduha, aba yakubonyemo akavuga uti ni umukozi w'Imana arayafite. Wese yine yo yavuye yayatubonyemo, reka tubyemere. Yavuye he? Yatanze. Inde wayatanze? Nyine aba yumva ko bene wabo n'ubundi bayatanze. We nashingire kuyo yaduhaye. Yego. Ashingire kuyo yaduhaye. Basagaruze kuri ayo. Reka da, ntagaruze. Wowe ayo turi kwivugira kuyo yatubonye. Ubucuruzi rega si ngombwa ngo ninza kukugurira umbwira uko waranguye. Ibyo ntibindeba. Urakiranirwa kubera iki? Urambeshyera iki? Njyewe sinje kubaza ibiciro waranguyeho, ahubwo uje guhaha. Je guhaha. Wampaye ikintu nk'uko usanzwe ugicuruza nkigendera amahoro. Bintwaye iki? Erega n'ibintu byinshi ibiciro birazwe. Yego. Ibintu byinshi ibiciro birazwe. Ariko wikigiza hano ngo nuko ubonye Aniseti, hari nk'umumotari wigeze ujya kuntwara arangije arambwira ngo wowe ngurampa ahantu bagendera inote y'igihumbi. Inote y'igihumbi titi magine. Arambwira ngo umukozi w'Imana ndakuzi. Ngo nkorereho umugisha ngo umpe ibihumbi 5. Ndabuse ndambwira nuko ugukoreraho umugisha cyangwa wowe urankoreraho umugisha nanjye dusangira uwo mfite. Arambwira ngo hoya ngo ndagutwarira 5. Ngo ubu nkoreyeho umugisha. Ndambwira se wowe uzawunkoreraho ryari? Wowe uzawunkoreraho ryari? Naramubwiye nti wowe ntwarira ubuntu ukorera umugisha, nitugerayo turasangira uwo mfite. Ariko ntwariye ubuntu. Nyine kuko bijemo umugisha nareke kugura. Hanyuma wowe mu profite nawe guprofite. None se uratekereza iyo biza kuba ari ubwo buryo, uratekereza ubundi sinari kumunywera fuel. Cyane kumunywera essence, sibyo? Hari n'abamotari tujya duhura bikaba tukaganira badakijijwe pe, tukaganira namwumva umuntu nkamwana ingendo umukristo, numvisha ufite ubumuntu reka nkubibemo imbuto. Nkamwana duce kuri station nkayuzuza rwose, tanka nkayuzuza, moto zinuzuzwa na make. Nkamwana noneho wirirwa ukorera amafaranga y'umugisha muri essence nguhaye. Nkanamubwira nti nkwatuyeho umugisha mu izina rya Kristo, iyi essence Imana yikuremo imbaraga zigutunga, imbaraga zituma wizera ukuri gutwara abantu, nawe umwuka azagutware mu ijuru. Urumva? Tukaganira gutyo agasigara anyuzwe. Ariko nshuti z'Imana, mbabwira urugo nigeze mbikamo imyenda, naje mu ivugabutumwa i Kigali umunsi ntizi inkweto. Marcel yantije inkweto niyo yonyine yari hari nayitobotse. Inshyikira mu rugo ruraturwanira. Nk'abashyitsi twari turimo baraturwanira, baravuga ngo ni mu baduhe barari iwacu. Bimwe abakirisitu bajya barwanira abashyitsi. Simbikunda, mbabwije ukuri. N'ahantu njya kubwiriza nkarara mu rugo rw'umuntu, mba mbubashye icyubahiro cy'indengakamere. Na imyenda, aho nabikaga imyenda, ese murumva nk'umukozi w'Imana narazanye imyenda ibonetse yose cyangwa narobanuye imyiza muyo nari mfite? Kandi ndi imbere yanyu, ntabwo ari uko yari imyiza muyo nari mfite ngo ibe mibi muyiwabo. Oya, n'ubundi yari myiza
no ku rwego rw'iyabo, kuko banarobanuyemo iyo umwana wabo yambara, indi bayishyira mu cyikoni inyuma y'amashyiga. abariho bayita mu minsi ngahe nari mvuye i Kigali ngiye mu ivugabutumwa i Rwamagana, ngarutse gufata imyenda nsanga igikapu bagitaye mu mashyiga. imizima bayikuyemo. Yes, umwana wabo ari kuyambara. Cyabasabye icumbi. Yes. Bakurwanya ngo umukozi w'Imana. Yes. Barwaniye ngo umukozi w'Imana aze. Ndangije mfata umugore n'umugabo ndabicaza. Ntabwo ntibiteze. Iyi myenda se ngo twari tuzi ko utazagaruka. Ntimwana yibika se. Nibura ngo munayohereze no kuri agence bayinzanira. Ko imizima mwayihaye umwana wanyu, indi yo muyibika habikiye ishaje. Umugabo arangije ngo ariko ngo imyenda twajugunye ngo n'ubundi nawe wari kuzayijugunyira. Ndamubwira ntutekereza ko ariyo narobanuye ngo nyizane mu ivugabutumwa. Ntabwo nejejwe nuko uyu munsi bari. Ariko ntibakuruta. Mbo gusa uko bari ntabwo nejejwe nabyo kuko baraguye. Mbo umugore yaje kurwara indwara, bari banaturanye n'umugore mukuru wo muri urwo rugo, ko umugabo yari afite abagore babiri, umwe atuye mu marembo undi ari aho. Ubwo twari tuzize iki se? Twari tuzize, ntabwo ari njye njyenyine wari ucumbitseho nk'abavugabutumwa, baducumbikiye turi batatu. Ntabwo ari njye njyenyine kandi rwose babikoze na ba bantu bakihari. Yego. Uzi ikintu twari tuzize ko tutahanuye ko wa mugore mukuru ari uroga urugo ruto. Bababonye ko nta bakozi b'Imana babarimo. Kututwara ntago ari icumbi baduhaga. Bari bazanye akaradiyo kabaha amakuru agezweho. Noneho basanga radiyo aho muri FM turi muri sewe. Urumva? Kuko kuva kera si nkunda umuntu uvuga ngo Imana iravuze tavuze. Hari n'uwabihanuye ndangije ndambwira nti ibi bintu ntago bivuye ku Mana. Uvuze ibyo bakubwiye. Arambwira uti babimbwiye ariko Imana ibisubiyemo. Ndambwira nti rero mwirenganya umuntu w'Imana. Byaje kuba rero umugore yararwaye araremba bajya mu bapfumu. Umupfumu niba yarabahaye imiti baryanisha, bo ubwabo bararwana, abana bava mu rugo, abana ntibakiba mu rugo, biba birebire. Yego. Ariko biturutse kuki? Twebwe nitujya kureba amabi y'abandi. Hari nk'umugore nawe wampamagaye, ndamwubaha, muha umwanya. Duhurira kwa Masasu 12 mu butayu. Arangije arambwira ngo ndakwinginze nsengera umbwire niba umugabo wanjye ataranciye inyuma. Icyo cyonyine kiramuzindura. Ndamubwira nti se ubu uratekereza niyo nabyerekwa nabikubwira? Kandi noneho umugabo n'ubundi yamushatse atandukanye n'undi mugore babyaranye abana 2. Ndamwe se ubundi byakubabaza bite ko wasenya n'urw'abandi ahubwo? Ngo ndashaka kumenya amakuru. Ndamwana ntabwo ari uko Imana iteye mada, si uko Imana iteye. Kugira ngo dutandukane neza tutageranya amakonfuri, bene uwo muntu ufite uko umutwara, sibyo? Iyo ufite uko umutwara kugira ngo udasenya urusengero rwe, yego, niba runariho, kugira ngo utarusenya, utangira umuhugura, umuganiriza, bikarangira umusengera kandi akabona n'ihumure. Tuvugisha ukuri, uwo muntu akwiriye undi mwanya. Oya, biba birangiye. Murakoze. Wo kongera kujya kumva niba nta gakobwa ka telefone umugabo, urumva amakuru abantu bari gusaba Imana. Uko ubwo buryo bwose nibwo buryo mujya mubona badutukamo. Umuntu akakubwira nabi. Hari n'igihe nyura ahantu
hari igihe nari natashye ubukwe mpura n'abantu baransuhuza baramenya, umwe amperezanta ku wundi, uwo amperezanse harangije atangira kujya impaka ngo ibintu ngo mwizera ngo ibintu muba muvuga, ndaceceka ko Imana itakuntumyeho, ko itantumye n'impaka, ndajya impaka nawe bigende bite. Aravuga ndicecekera n'iseti ndatuza, kandi mba ndyoshye rwose nta n'ikibazo. Niba hari ikintu nzi gukinga amaso n'amatwi ndayafunga rwose, none sinzi kugira ngo bafunge inzu barayimura no kugira ngo mfunge amatwi ntibinsaba kukuva iruhande, no kugira ngo nkinge amaso ntibinsaba kukuva iruhande, ndituriza rwose. Aravuga arangije uti nicyo gituma ntacyo mwimarira. First of all, mu bukwe aho yicara siho ndi bwicare, sibyo? no mu nama muri buhuriremo uburyo natumiwemo sibwo yatumiwemo. Twe twagiye mu bukwe ariko burya ibyicaro biratandukanye, uburyo yatumiwemo sibwo natumiwemo. Noneho ikindi gitangaje, njyewe ndaje baramumbwira ariko waje ntawe bamubwiye. Ubwo mfata umwanya njye kujyadiriya n'umuntu nk'uwo, ntaba ndi kumusenyera urusengero bitewe n'igiteranira muri we, sibyo? Ntabwo ari ngombwa ngo tujye impaka nabo tudahuje ukwemera, gusa ni ngombwa ngo bajye impaka n'imitima yabo baburana n'ibyo tuvuga. Kuba rero uri kujya impaka n'ibyo wanyumvanye ntibisobanuye ngo nanjye njye impaka nawe. Banza urwane nabyo, nibirangira uzumva ibindi, sibyo? Exactly, izo mbaraga ziri muri bimwe tuvuga nizibanze zisenye izo piriye, izo nkuta, izo nkingi z'insengero zubatswe muri wowe. Ntabwo ari ngombwa ngo njyewe mpangane nawe, reka da ibyo ntimuzabitekereze, kuko nujya kuvuga amabi y'umuntu uba uri gusiga irangi ku bubi bwe, uba uri kurenuvera ingeso ze. Niba udashaka rero kuzihindura njye ziceceke yanazikoze. Njye nigeze mpurira n'abagabo mu nama bandega ibinyoma kandi bose bavuga ko ari ukuri, ndangije ndaseka ndabwira ntangariye Imana cyane, ndabwira ntuba abagabo mungana mutya b'ibiro binduta n'ibigango bingana bitya, mwese muhurije ku kinyoma kimwe mubizi neza ko atari cyo. Ndabwira ntikimbabaje rero ni iki, ni uko abantu muri kundegaho ntago nakoze icyaha, icyo cyaha muri kunshinja amategeko mpanabyaha mu Rwanda ntago agihanira. Ndabwira ni bwa mbere nibura ngo mbe ngiweho n'urubanza muri leta. Kabiri, ndabwira nti abo muri kubwira bitirirwa abanyamwuka ku buryo bategetswe kumbabarira bakurikije ingano y'imbabazi z'Uwiteka muri bo. Ndabwira ni ko bari oburije kumbabarira bayobowe n'umwuka, leta ikaba itazankurikirana, inyungu zanyu ni izihe? Mwebwe murungukirayo mu rusengero rw'umwuka w'Imana muri twe tujya turokirita abavugabutumwa bo muri rwo. Ugasanga dayimoni y'ubwibone ni umubwirizabutumwa ukorera muri urwo rusengero. Ugasanga warokirisa umupasitori ukubwiriza ibya kamere gusa. Ugasanga umudiyakoni ukora mu rusengero rwawe ahora kwibutsa ko uri umuhutu uri umutwe umututsi. Shiste nabo barimo. Rero icyo winjije muri wowe nicyo gikora. Narabivuze turi mu materaniro ahantu hamwe, kugira ngo umuntu ahinduke ntabwo burya ari uguhita twiruka tujya gusenga. We agira uruhare mu byo yumva n'ibyo areba. Ibyo uvuga ntago nkurenganya, nakurenganya mu byo wumva no mu byo ureba, kuko ibyo uvuga byo bigengwa n'ibyo wamenye. Bigengwa n'ibyo wamenye. Noneho rero kugira ngo utamenye ibindi bigusenye, ni wowe ukwiriye kubera amaso uru rusengero. Kandi noneho ikintu gitangaje, twese iyo turi mu rusengero tuba dushaka kumva Imana. Mutekereza Imana iyo iri muri mwe iba ishaka kumva iki? Iyo turi mu rusengero tuba dushaka kumva Imana. La majorite abenshi ntibanagira iyo ntego yo kumvwa n'Imana, bagira intego
yo kumvirwa nayo, ko abantu benshi ntibashaka kumva Imana, bashaka ko Imana ibumva. Yego. Ariko koko niba uri urusengero bacuranga gitari ntiyumvikane, ubu imvugo y'Imana kuyumva birabananiye, muri insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe, cyangwa biterwa na protokole wicaza ibintu muri wowe. Iyi protokole ikorerwa he? Umukirina wo muri wowe yakoze iki? Yogeje uruhe ruhande? Hanaguye intebe aho bakandagira haguma umwanda, cyangwa yateguriye ku mwanda? hari n'umuntu utagira umukirina. Hari insengero zidakoropwa, zirahari. akaba afitemo akavo yumva abo yarokirise. Yes. None tuganire, ushaka kumva Imana nayo irashaka kukumva. Ibintu by'Imana ni amahame ndakuka. Imana ntizigera ikumva utaraba umuntu ushyitse, nta n'ikizagukorera udatunganye. Wowe niba mukristo mwene data, niba wumva ibyo ubishidikanyaho, icara. Niba wumva gutungana utabishoboye, udashaka kurwana intambara nziza yo kurwanira ibyo abera barazwe, udashaka kwezwa, udashaka kurwana n'ingeso zo muri wowe, rekeraho gusaba umugisha, ahubwo ushimire umugisha rusange. Amen. Wowe uzabona umugisha rusange umwe Imana ivubira ababi n'abeza, ariko umugisha uri personality ntawe uzabona, kuko nturi umugenerwa bikorwa n'Imana. Rero bera b'Imana, ezwa urusengero rusukuye kuri gahunda, sibyo? Muri twe bamwe abaririmbyi by the way babamo, tujya tugenda amajwi akaza, ahubwo yashyire ku njyana. Rero wowe jya hingano y'ibivuga. Mu muntu habamwe amateraniro, mu muntu habamwe amateraniro, hari igihe ugenda ukajya wumva habaye crusade muri wowe. Murasetsa, amapodiyumu yubatse, igiterane kiri gukorerwa muri wowe. Yarewe, uzi ko umuntu ari ihuriro ry'amatorero? Yego. Umuntu cyampaye nka data. Burya uzabona abantu bafite igiterane muri bo bari kugenda bivugisha. Hari n'umuntu uzabona ufite isoko muri we, muhura akakwanga akakubwira nabi mutaziranye. Yego. Aba afite isoko buri urebye nabi umukarana aba yamukandagiye. Cyane. Urusengero, kuba urusengero rw'Uwiteka birasaba kubanza kuzinukwa isi, tukizera Imana twizereye mu bantu ariko tutizeye abantu, tugakumbura igihugu cy'abakiranutsi. Amen. Ntabwo kubabwira kureka isi si ukurekura ibyo mutunze, ahubwo ni ukubaho tudashingiye ku bifatika byayo. Urusengero rw'umwuka w'Imana muri twebwe rwo rutuma tugira ibihe byiza, rwo rutuma duhembuka, rwo rutuma tunesha ibyaha, rwo rutuma tuvuga ijuru rikatwumva. Ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe? Tekereza rero, niba amaboko ya Dawidi Imana itayabonye nka yakubaka urusengero, harya Yaniseta ameze ate? Kushaka kuba urusengero rw'Uwiteka, akanwa kawe kameze gati? Kavuga nk'ikondera ryo mu rusengero rw'Imana? Amaso yawe ameze ate? Yagaragaza umucyo wo gukiranuka kw'agakiza k'Imana mu rusengero rwera, amatwi yawe yumvisha ibiki? Muzi kwihana kwa mbere kwa Yesaya yaravuze ngo mbabarire, akojejweho ikara ryaka ku munwa. Yaravuze ngo naturanye n'abanyaminwa yanduye. Navuze nkabo. Unyeze. Ikara rimaze kumukora haravuga ngo noneho wantuma. Mu bumana bwayo izuba ryitweza. Amen. Kugira ngo usenge imbaraga zo gukiza zimanuke, hari imigisha yo mu rusengero. Urusengero ni ikintu kinini. Urusengero ni ikintu kinini, harimo icyanya cy'Uwiteka. Nimureba hano iri jambo twasomye, byari bivuze ngo bagarura isanduka, bubatse kugira ngo isanduka y'Uwiteka itahe, babona aho iba.
itahe. Noneho ikintu kintangaza, izi nsengero ntizahozeho, ntizihoraho. Nuko tuvugana nta ruhari, ntirugihari, kandi Imana ntifite icyuho. Ufite icyuho ni umuyuda, ariko Imana nta cyuho ifite. Uzi ikintu gihumurije Imana bitumye nta cyuho? Bitumye none se isanduka y'isezerano ntibaza ahiba. Mbere iyo yanyagwaga yararwanaga ikigarura, ariko kubera icyo bitararwana nuko Imana itakiri mu isanduka. Amen. Iri muri twe. Amen. None se kuki Imana iri muri wowe itararwana ngo igarure urusengero rwayo? Ubundi kuki itarugarura? Kuki itararwana ngo igarure runo rusengero? Sakwe. Uzi impamvu se itarugarura? Hari abantu bazi kuzicuruza. Twajyaga tuvuga ngo sakwe, tukavuga ngo sakuzanya n'uwo muri kumwe. Mu Kinyarwanda basubiza ngo ururimi rwawe. Nawe ururimi rwawe. None murumva ari urwana iseti gusa? Ururimi rwawe, nawe nyine ururimi rwawe. Yego. Rwavuze ibikize, ruhamye ibikize, rwatuma ijya gushaka urusengero rwawe, rwatuma Imana iza kureba urusengero. None se koko wagiyeyo urirwo? Ntabwo mvuze aho wagiye, ariko warirwo. Aho wagiye nyine koko wagiye urusengero, wari urusengero rw'Uwiteka, ku buryo wahezeyo ikaba igifite ishyaka ryo kuza gushaka, ikaba igifite ishyaka ryo kujya gushaka urusengero, cyangwa ntacyo wari cyo Imana ikugira urusengero. Ni ibintu bibiri. Ntacyo wari cyo, uheze kwa maraya, urabizi kuba mu bapfumu, uri umutinganyi wowe, urabizi ko uri umurezibiyene, urabizi ko ukora ibyo gukiranirwa. Noneho banza point d'interrogation, kubera iki Imana itaje kugarura uru rusengero? Kandi isanduka y'Uwiteka itaranyagwaga ngo ihere. Yego. None uyu munsi yaraheze. Wavuye muri korari uragiye uratuje. Nta n'ikibazo ufite, nta kimana yaguteje, nawe ntacyo umutima ukubwira. Wari umupasiteri waragoye byararangiye, wataye umugore ushaka abandi. Kubera iki itigeze iza gushaka urusengero rwayo? Mu gasozi. Nyine tuganire. Twebwe zirafungwa tugahangayika, tukajya kubaka, tugashyiraho imirinda nkuba, inkuba zitayikubita. None wowe ko nta murinda nkuba ukuriho, hari abantu bameze nk'abakubiswe n'inkuba. None se kuki tushyirayo kandagira ukarabe? Kugira ngo tugere mu rusengero dusa neza. Kubera icyo ubanza koga se kugira ngo ujyeyo? Muri wowe umenamwo ibiki? Majerekani y'urwagwa, ibyuma, byose biraho, ibigage, amatabi, kwa maraya, byose uradepaho. Njye ntekereza ko ari za nsengero zagiye zihinduka n'ubundi amaroji. Hari insengero zahindutse rwose, hari aho nzi baciyemo ibyumba. Baciyemo ibyumba biraramwe abantu da. Amarogi. Nuko. Tuganire bera b'Imana. Ubwo itaje rero gushaka urusengero, ntabwo rwari rwo. Ntabwo rwari rwujuje ibisabwa. Ahubwo Imana ni guhindure kuba urusengero. None uru rusengero Imana ikeneye yahindura umuntu ikaguhindura kuba urusengero, rwakubakwa gute? Rwagaburirwa gute? Rwakora rute? Iyo uyu muntu yamaze kubarwa, ntabwo ari ngombwa ngo icyo kibazo akibaze, kuko iteka ryose Yesu yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo abanjye ndabazi, bafite ikimenyetso cy'amaraso namenye ku musaraba, kandi bafite ubayobora n'umwuka nabasigiye. Umuntu w'Imana ahava akagera, umuntu w'Imana ahava akagera, iyo ari uw'Imana by'ukuri,
umwuka w'Imana ntamuba kure. abari hafi aho. Subiramo rya jambo dusoze. Kadusome ni Abami ba mbere Igice cyaho cya 8. ku murongo wa 29. Haravuga ngo kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro. Icyo mu gitekereze, yego komeza. Ariho wavuze ko uzashyira izina ryawe ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aho. Uyu ni Salomo. Yego. Kugira ngo uhore ushyize amaso yawe kuri iyi nzu. Turashoje. Amen. Mana, izi nzu uzihozeho amaso. Yego. Umubiri wacu mwami uwuhozeho amaso. Bijya bishoboka ko urusengero ruterwa n'amakuba, ariko rwoye kwitera ngo kuko ariho wavuze ko uzashyira izina ryawe ngo ubone uko ujya wumva gusenga. Mana ishimwe. Yesu yaravuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye Data azagikorera kugira ngo umwana ahabwe icyubahiro. Mana, turagushimiye, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe. Dushaka kuba inzu y'umwuka, urusengero ruzima rushyitse, ijuru rihuriramo, isi ihuriramo, ndetse amahanga ataramwe, kugira ngo twaturane impamvu z'ibyiringiro byacu. Ariko twagiye ducogora, turakugandira, turagwa, none turagusabye, tumanitse amaboko nk'abatsinzwe, kugira ngo tuneshereze uduhindure rwose. Mu izina rya Kristo dusenze twizeye. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.